Reka ngusuhuze wowe natwe umunsi kundi nkwifurize umugisha w'Imana utuwa kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Uwiteka Imana akwiteho akurengere akurebane amaso y'imbabazi. Igisubizo cyangwa se ikibazo kuri mituwele de sante abantu bavuga ko yazamutse kibonewe igisubizo. Uyu munsi nje kukubwira amagambo Minisitiri w'ubuzima yagiye asobanura ku buryo abantu bagenda bibaza kwizamuka rya mituwele de sante, ndetse aza gutanga n'igisubizo ku bintu byinshi abantu bamaze iminsi bibaza. Ibi rero niho ugiye kubyumva nkuko nabasobanuriye hano kuri Humura Program TV. Muzajya muhakura ikintu icyo ari cyo cyose tukibasobanurire uko cyakabaye. Niho hantu hambere uzajya ubona inkuru kandi y'ukuri ndetse n'inkuru zigiye zicukumbuye. Hano rero ngiye kubwira akantu ku kandi wumve icyo Minisitiri w'ubuzima yatangaje ku makuru amaze iminsi agenda acicikana ndetse avugwa ku bintu bijyanye na mituwele de sante, aho benshi bagiye bagaragaza ko yaba yarazamutse ndetse abandi bavuga ko babashyizeho amafaranga menshi. Nyamara uyu munsi ya mvugo yawe, bya bintu mwibazaga, bya bintu mwatekerezaga byamaze kubonerwa igisubizo. Ibi kugira ngo ubyumve neza ngo wayikaze kuri Humura Program TV. Uri kumwe na Pasteur Ishimiye. Kora subscribe niba ari ubwa mbere, like ntuyibagirwe, commentaire ntuyibagirwe, gikoresha ya kugira ngo n'abantu bose bagende bamenya ibigenda biba ndetse n'ibigenda bivugwa. Ibi rero ngwaye ikaze. Minisitiri w'ubuzima Dr. Nsanzimana Sabin yasobanuye ko imwe mu mpamvu ikomeye yatumye habaho kuzamura umusanzu w'abanyamuryango bakoresha ubwisungane mu kwivuza bwa mituwele de sante harimo na serivisi nshya zongewe kuri ubwo bwishingizi. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Komisiyo y'Imiyoborere, Uburinganire n'Ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore byabaye kuwa 19 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026. Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko biturutse kuri serivisi nshya zongewe kuri ubwo bwishingizi ubusanzwe zitatangwaga ayo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB cyishyuraga, kubera abakoresheje mituweli aziyongera nibura miliyari 21 y'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka umwe. Kuwa 24 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo hatangajwe amavugurura yo gushyigikira serivisi za mituweli. Mituweli ni imwe muri gahunda Leta y'u Rwanda yashyizeho hagamijwe guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda hashingiwe ku ihame magirirane imaze imyaka 25 itangiye. Iyi gahunda yatangiye buri muturage asabwa gutanga amafaranga 1000 mu mwaka w'ibihumbi 2011, aza kuzamurwa ashyirwa ku mafaranga 3000. Ariko inkuru igezweho nuko yongewe kuzamuka, abo mu rwego rwa mbere bishyurirwa na Leta 100%, abo mu rwego rwa kabiri bishyura 3000, abo mu rwego rwa gatatu bishyura 5000, abo mu rwego rwa kane bishyura 8000, abo mu rwego rwa gatanu bishyura 20,000. RSSB igaragaza ko abaturage bagera kuri 90% bazajya bishyura ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8
by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Dr Nsanzimana yasobanuye ko izo mpinduka zaturutse kuri serivisi ziyongereye kuri mituweli nko kuvura kanseri, kuvura impyiko, gusimbuza ingingo, kubaga amagufa n'umugongo, gutanga ibikoresho bifasha abafite ubumuga bw'ingingo nk'ubumuga bwo kumva ndetse n'uburwayi bw'amaso n'izindi. Mu mwaka ushize mituweli yakoresheje miliyari 98 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko abanyamuryango batanze miliyari 31 z'amafaranga y'u Rwanda, bingana na 34% by'amafaranga yose yinjiye muri iyi gahunda. Yasobanuye ko abo leta yishyurira badafite ubushobozi, leta bangana na 6.89%, abazajya batanga 3,000 leta ikabatangira 1,000 cy'amafaranga y'u Rwanda bangana na 23%, abishyura 5,000 bagera kuri 35%, abazajya batanga 8,000 bangana na 26%, mu gihe abatanga 20,000 bangana n'8%. Yakomeje agira ati abagaragaye ko bari mu cyiciro batarimo birimo gukosorwa. Minaroke na RSSB nizo ziyoboye icyo gikorwa, ariko turifuza ko umuntu aba mu cyiciro akwiriye kuba arimo kuko burafasha. Ahaba harimo amakosa azakosorwa ku buryo tuzagera mu kwezi kwa 7 ko gutanga umwaka wa mituweli buri wese yarakosoje ibye. Yavuze ko nubwo ayo mafaranga yiyongereye, ariko akiri make ugereranyije na serivisi zizajya zitangwa kuri mituweli. Yasobanuye ko nko kugira ngo imiti ya kanseri iboneke hiyongeyeho nibura miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda kuyo RSSB yishyuriraga buri mwaka, naho serivisi zose ziziyongeraho zizatuma hiyongeraho nibura miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagize ati ni menshi cyane, niyo mpamvu byajyanishijwe no kureba uko mituweli nayo tuyiha ubushobozi, uruhare rw'abaturage rukiyongera ariko bidakabije. Urabona havuye kuri 3 bajya kuri 4 cyangwa 5, ubundi twatekerezaga ko uzava kuri 3 ukagera kuri 15 by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko kuba mituweli itaragiye izamuka byagiraga ingaruka ku buvuzi n'imitangire ya serivisi. Yagize ati byari nko gukomeza gukamura ikintu kandi wakimazemo amazi. Tugomba gusubizamo ubwo bushobozi, tugomba gushakira mituweli izo serivisi kuko noneho twanongereyemo serivisi zihenze cyane. Yerekanye ko gushyira serivisi zikomeye kuri mituweli biri gufasha abatabonaga ubwo buvuzi cyangwa bakavurwa nabi. Buryo bwo kuyungurura impyiko, yavuze ko mituweli yabashaga kwishyurira umuntu inshuro 18 gusa, ahasigaye umuturage akirwariza. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko ubusanzwe ikiguzi cyo kuyungurura impyiko inshuro imwe ari 75,000, kandi ko usanga umuntu abikora nibura 3 mu cyumweru. Yagaragaje ko kwiyishyurira byari bigoye, byanatumye iyo serivisi ishyirwa muri mituweli nubwo ihenze. Yasobanuye gusimbuza impyiko nabyo bisigaye bikorwa n'abaganga b'Abanyarwanda nyuma yo kuvoma ubumenyi mu Banyamerika, kandi ko hanashyizweho gahunda yo kubaga umutima, kuvura udasatuye n'ibindi.
Minisitiri Nsanzimana yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari abaturage barenga 6,000 bari bakeneye kubagwa amagufa, bari barabuze ubuvuzi, ariko nyuma y'uko bishyizwe kuri mitiweli ubu bamaze kuvurwa. Depite Nzamwita Deogratias yasabye Minisiteri y'Ubuzima gushyira imbaraga gusobanura neza impamvu y'izo mpinduka ku baturage. Yasobanuye ko ubwo Rama yatangizwaga hari abatabyumvaga na mitiweli igitangira benshi ntibabyumvaga, ariko nyuma yo kuzamura imyumvire byagaragaye ko ari ingenzi. Depite Mvano Nsabimana Etienne yagaragaje ko mu gihe amakuru yatangwa uko bikwiye bizafasha kugabanya impungenge. Perezida wa komisiyo Nabahire Anastase yavuze mu gihe hongewe umusanzu wa mitiweli, ibibazo byo kudatanga imiti nabyo bikwiye gushakirwa igisubizo. Yagize ati hari ibibazo hagati y'abaganga b'inzobere mu mavuriro ya leta n'abigenga bakora isuzuma y'indwara bakandika imiti, ariko umuganga uri muri RCSSB we agashaka kugabanya akavuguruza umuganga wapimye uwo murwayi, uzi indwara, uzi uko ashobora kuvurwa. Abantu bakibaza impamvu imisanzu misha ya mitiweli yatangiye gutangwa kandi izatangira gukurikizwa kuva muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ahangaha rero wamaze gusobanukirwa neza, wamaze kumenya uko bizagenda, ndetse wamaze kumva neza impamvu y'ibyo abantu bose na komisiyo ndetse bagiye bavuga. Gusa ahangaha haracyari amahirwe ko RCSSB, Minaroke ndetse aba bantu bose bazagenda bareba uburyo, na Minisiteri y'Ubuzima bazagenda bareba uburyo abantu bazagenda bajurira, hanyuma umuntu wese agashyirwa mu cyiciro kimukwiriye. Wamaze kubisobanukirwa neza, ndetse igisubizo cyangwa se ibibazo abaturage bari bafite byamaze kubonerwa igisubizo, ndetse n'umuti wamaze kuvugutwa. Imana iguha umugisha, amahoro, amahirwe bivuga kuri Nyagasani Umwami Imana bikuzeho. Ndagukunda cyane. Shalom shalom. Imana iguha umugisha. Subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane.